abantu batwitegereza bakatubona mu shusho y'ibyapfuye. Haleluya. Ariko uhereye uyu munsi Yesu afata ibyapfuye yongera bihereza ubuzima. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu afata ibyacu byarimanganye, Yesu afata ibyacu byabuze ishusho, Yesu afata ibyacu abantu babona ko byarangiye yongera bihereza ubuzima. Haleluya. Aho ibyacu birangirira niho ibya Yesu bitangirira. Mbwira zamere Yesu amaboko mu izina rya Yesu. Reka mabwira aho ibyawe ubona ko birangirira ibya Yesu niho bitangirira. Haleluya. Aho abantu babona ko byarangiye, ko byashize, ko bitazazuka, ibya Yesu nibwo bigiye gutangira gukora ku buzima bwawe. Arembye siko bimeze. Rero naza gukiza umuntu warembye ntago azamukiza nk'umuntu warwaye umutwe. Siko bimeze. Ariko icy'ingenzi ni kimwe gusa, Yesu agera aho ubabaye. Haleluya. Buriya igifite agaciro nuko yagera aho ubabaye, naho ibindi byose ntago bikureba. Haleluya. Nukuvuga ngo hari abarwaye Yesu abageraho abakize, hari abafite ibibazo z'amakode Yesu abageraho abahereze gakondo. Nkaherutseho. Haleluya. Ariko Imana yongeye kubyemera ko nongera kukagarukaho. Imana reka twongere turambure ibiganza mu izina rya Yesu. Hanyuma Imana ishimwe cyane. Uyu munsi tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana riri muri Yohani ibice ni 11. Turaza guhera ku murongo wa 33. Hanyuma turi buze gusoma byinshi ariko ntago byose turi bubivugeho. Turahera kuri 33 tugere kuri 43. Yohana 11 ibice byaho turahera kuri 33 dushike kuri 43. Ntacyo bitwaye. Imana ishimwe cyane kandi tugire neza. Aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho, urupfunerwa muheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho. Reka dukomere Imana amashyi twese. Aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho, mwiyemwe ngo aracyariho Yesu, aracyariho, ngaracyariho Yesu, aracyariho, ngo urupfunerwa muheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho. Ariho Yesu, aracyariho, yemwe ngo aracyariho Yesu, aracyariho, ngo urupfunerwa muheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho, ngo aracyariho Yesu, aracyariho, ngo aracyariho Yesu, aracyariho, ngo urupfunerwa muheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho. Ariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho, ngo urupfunerwa muheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho, ngo urupfunerwa muheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho, nerwa muheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho, ngo ibiganza bigaba amahoro aracyariho, nzabigaba amahoro aracyariho, rero ibiganza bigaba amahoro aracyariho. Haleluya. Nigeze mbabwira umunsi umwe, ndababwira ngo iyo Yesu ataza kubyemera ngo ajye ku musaraba bambwe. Haleluya. Twagira amahirwe mu gihe nk'iki twitwa abakristo, ariko sinzi izina twakabaye kuba twitwa iyo Yesu atajya ku musaraba ngo bambwe. Haleluya. Hanyuma kura ko yabyemeye rero akajya ku musaraba akabyemera akadupfira, reka twongere tumuramburire ibiganza mu izina rya Yesu yarakoze. Hanyuma Imana ishimwe cyane kandi tugire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana niba ari ntawe ahageze. Ariko twavuze Yohana 11 ibice byaho, hanyuma tuhera ku murongo wa 33 tugere ku murongo wa 43. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma umutwe w'amagambo uratubwira ngo Yesu azura Lazaro. Haleluya. Uyu munsi Yesu azura ibyawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Kubera yuko hari imaze igihe byarapfuye nkuko kwa Lazaro byari bimeze, ariko uyu munsi Yesu abizuri. Hanyuma 33 reka twasome mu izina rya Yesu.
hatubwiye ngo Yesu amubonye arira, abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika. Arababaza ati mbese mwamushizehe? Baramusubiza ati databuja ngwino urebe. 35 avuga ngo Yesu ararira, agira gute? Hanyuma 36 aranditse ngo abayuda baravuga bati doreye nimurebe uburyo yamukundaga. 37 ndariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko yahumuraga impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. 38 aranditse ngo Yesu yongera gusuza umutima agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati nimukure w'igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4 apfuye. Yesu aramubwira ni sinakubwiye ni niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare. Yesu ararama aravuga ati data ndagushimiye kuko unyumvise. Haleluya. 40 akavuga ngo ubwanjye narizi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubwa abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka, mwakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma tuvuze ibintu byinshi, tuvuze ku nkuru ya Lazaro. Haleluya. Nabwiye ngo turi buze gusoma byinshi ariko byose siko tubivugaho. Haleluya. Ariko icy'ingenzi nuko uyu munsi mu byo nsomye byose hagomba kubonekamo icyawe. Amen. Hanyuma ibi byari mu gihe cya Lazaro. Buriya Lazaro yakuyemo ibye, ariko nawe burya igihe cyose ugize amahirwe kumva ijambo ry'Imana byose ntirikagende ngo rigucike gutyo nta byawukuyemo. Haleluya. Buriya kubera ko twese tudahuje ibibazo kandi twese tudahuje ibigeragezo, buri muntu wese ku kigeragezo cye nujya wumva ijambo ry'Imana uko byagenda kose. Niba Imana yaravuze ngo izura Lazaro ukabona hari ibyapfuye kuri wowe ujye uvuga uko byagenda kose umunsi nanjye byanjye birazuka. Haleluya. Hanyuma Imana ishimwe cyane. Umutwe w'amagambo atubwiye ngo Yesu azura Lazaro. Nange nahinje kukubwira muri iki gicamunsi ngo Yesu agira ibyo azura ku buzima bwawe. Kubera yuko hari igihe abantu batwitegereza bakatubona mu shusho y'ibyapfuye. Haleluya. Ariko uhereye uyu munsi Yesu afata ibyapfuye yongera bihereza ubuzima. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu afata ibyacu byarimanganye, Yesu afata ibyacu byabuze ishusho, Yesu afata ibyacu abantu babona ko byarangiye yongera bihereza ubuzima. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi tugire neza. Maze Yesu ngabyiyumvamo warazamuka wajya gusenga. Haleluya. Ariko kwa Mariya na Marita kari kabaye. Hanyuma uwitwa Lazaro yari yarapfuye, ariko Yesu Lazaro aza gupfa. Yesu yaragiye mu rugendo. Haleluya. Hanyuma kwa Marita birakomera, bigira inama aravuga ati none nta kuntu twafata umuntu umwe tukamutuma kuri Yesu tukamubwira ko inshuti ye irwaye. Haleluya. Ubundi iyo dukomeje gusoma imbere yaho gato niko bibiri tubwira. Maze ngo aragenda asanga aho Yesu yarari. Aramwegara none databuja nibyo urimo urabwiriza, urimo urakora ku birema bigakira, urimo urakora ku mpumyi zikareba, ariko uhereye uyu munsi ndagira ngo ngutangarize amakuru ngo inshuti yawe irarwaye. Maze Yesu aje mu mwuka. Haleluya. Abandi abizi yegara arwaye, burya ntago byamutunguye. Abandi ariko genda ubabwire ngo iyo ndwara arwaye ngo ntabwo ari yo kumwica, ngo ahubwo niyo kubahisha ne data. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uwo mwanya ngo aragenda asubirayo. Ngwagezeyo Lazaro arapfa kandi apfa Yesu ataragaruka. Haleluya. Ibi birahura nuko nawe hari igihe Imana ikubwira ngo ndagutabaye wagereho ukaburara ukibaza niyo yavuze cyangwa siyo. Ariko nubwo uburaye none ejo uzarya. Haleluya. Oya nubwo uyu munsi byanze kandi yabivuze ariko ajya arinda icyo yavuze akagisohoza. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi tugire. Maze ngo bagende babwire siyo kumwica ahubwo niyo kubahisha data. Hanyuma kane kose gashize Yesu arataha. Haleluya. Atashe ngo aragendagira kwa Lazaro. Marita abyumvise aravuga ngo ko byagenda kose uwo ni Yesu, kuko Yesu yari icyamamare rero yatambikaga hara muri karitsiye abantu bose bagahurura. Haleluya.
hanyuma Marita ngo yumva Yesu yaje, yumva abantu bari guhura, yumva hari ibintu bidasanzwe byabaye muri karitsiye y'iwabo. Haleluya. Yesu azagera muri karitsiye y'iwanyu bimenyekane ko yaje. Haleluya. Yesu aje aho ngaho utuye bimenyekane ko yagize ute, ko yaje. Hanyuma Yesu ngo araza, Marita ngo amukubise amaso ngo ararira, kandi ntabwo yaraje yenyine, hari abantu bari kumwe nawe. Yesu ngo babonye, abona bose imizigo iraresenga mu maso. Haleluya. Hanyuma Yesu ngo abarebye abona bafite intimba n'agahinda. Marita aramubwira, none ndabizi byose urabishoboye, ndariko yuza kuhaba inshuti yacu cyangwa inshuti yawe ntagiye akabaye kuba yarapfuye. Haleluya. Yesu amubwira ijambo rikomeye, arabwira ngo uhereye uyu munsi niwizera ngo urabona iki igitangaza cy'Imana. Hanyuma Marita ngo aramubwira, none yego nibyo ndabyizeye kandi nshobora no kubyiza, none ko yamaze gupfa. Yesu aravuga ngo ningiye kubaho. Haleluya. Aba ngo unyizera wese naho yaba yarapfuye ngo azabaho. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi tugire neza. Hanyuma ngo kanya Yesu ngo arategeka, aravuga nibyo yarapfuye ndi yego, kandi burya baramaze no kumushyingura. Haleluya. Buriya icyo nkundira Yesu, iyo abantu bagipimiranya ngo biracyashoboka, Yesu ntabwo abaraza. Haleluya. Ariko iyo abantu bakuyeho amaso, aho ibyacu birangirira niho ibya Yesu bitangirira. Mbwira zambaye Yesu amaboko mu izina rya Yesu. Reka mabwire, aho ibyawe ubona ko birangirira, ibya Yesu niho bitangirira. Haleluya. Aho abantu babona ko byarangiye, ko byashize, ko bitazazuka, ibya Yesu nibwo bigiye gutangira gukora ku buzima bwawe. Maze ngo arabwira ngo uhereye none ndabizi ko byabaye, ndariko mugende munyereka aho mwamushize. Haleluya. Yesu ashaka amakuru yawe, nta handi bahagusiza hagusanga kugira ngo hagukure amagambo ashire. Haleluya. Buriya hari abantu batajya bemera. Hari n'ababonye Yesu aje batangira kunoshana, bavuga none uriya kwa zuri impumyi, abapfuye ajya zikabona, none dorahenda. Haleluya. Ariko ibyo Yesu ntago bijya bimukanga, yarabwira ngo mugende munyereke aho mwamushize. Hanyuma ngo aragenda agera impande yaho bamushize. Haleluya. Hanyuma ngo ageze abwira Marita, none ndimo ndahabona mwahamushize, kandi mwamaze no kumushyingura, ibintu byarakomeye, mwamaze kwiheba. Aravuga ngo ariko noneho ndabitegetse mukureho igitare. Marita aravuga ndoya ntabwo bishoboka, aka kanya ushobora gukuraho igitare, amaze kane yarapfuye, umuntu ukura aha ngaha natwe watwica turi bazima. Haleluya. Hari abantu babona ibyawe bakabona byarengeje urugero. Haleluya. Bakabona ibyawe bakabona bisa naho byanutse, ariko muri Yesu nibimaze kane bipfuye ntago bijya bimukanga. Haleluya. Nizo abantu babona ko byarangiye, kwigihe cyabyo cyashize, muri Yesu abakira amagaruriro. Haleluya. Tewe nigeze mukunda, yaravuze ngo wakubita agatoki ku kandi ngo bazakwica. Haleluya. Aravuga ngo bakakuvuma umunsi ukira, babikora uhereye mu gitondo bakageza nimugoroba, hanyuma ngo bakwibwira ko bizagufata. Haleluya. Aba ngo bakakuvuga ariko kandi bakanakubeshera. Haleluya. Aravuga ngo ibyo byose nibyo bibwira, ariko bazaruhira ubusa. Burari igihe umuroza kuroga kibwira ko birangiriye aho ngaho, ariko uko byagenda kose umuroza araroga ariko ijuru rikarogora. Mvugire ngo amen. Reka tongere tumurambere ibiganza mu izina rya Yesu. Hari umurongo nakunze muri ibi byose twasomye. Buriya umuntu ufite Bibiliya nadusomere 43, twumva ko havuze muri icyo gice. Adusomere 43 ho nyine ubundi dusoze. Ni iminota 10 baduhaye, ndatekereza irabirangiye. 43 aratubwira ngo ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka. Aravuze ngo ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'aba bantu bangose. Yego. Ngo amaze kuvuga ibyo arangurira ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Haleluya. Yesu amaze kuvuga utyo aravuga ngo yewe kerari sohoka mu burwayi. Yesu amaze kuvuga gutyo aravuga ngo musohoke mu makode. Yesu amaze kuvuga gutyo aravuga ngo mwakire ubuzima. Yesu amaze kuvuga gutyo aravuga. Haleluya. Mari shimwe cyane.
nababwiye ngo icyangombwa nuko ukuramo icyawe, kandi burya ibi byose si ibyawe kuko twese ntago turabapangaye. Haleluya. Siko bimeze si? Yesu yageze kubapangaye hari uko akora nyine agakore, hari ibyabakorera. Niyo yageze kububatse hari ibyabakorera. Siko bimeze? Rero ntago twese Yesu ntabwo azadukura mu ikode kuko twese ntago tuba mu ikode. Siko bimeze? Hanyuma kandi twese yego hari abarwaye ariko hari n'abarembye. Siko bimeze? Rero naza gukiza umuntu warembye ntago azamukiza nk'umuntu warwaye umutwe. Siko bimeze? Ariko icy'ingenzi ni kimwe gusa, Yesu agera aho ubabaye. Haleluya. Buriya igifite agaciro nuko yagera aho ubabaye, naho ibindi byose ntago bikureba. Haleluya. Nukuvuga ngo hari abarwaye Yesu abageraho abakize, hari abafite ibibazo z'amakode Yesu abageraho abahereze gakondo. Haleluya. Buri muntu wese no kukimuruhije, kandi icyo namaze kubona ku isi buri muntu wese yita kubye. Siko bimeze? Ni umuntu mukeya ni nabake ushobora kubona yaje gusengera ikibazo cya mugenzi we, kubera yuko twese uko byagenda kose hari umusaraba duhetse kandi ari byo duhanganye nabyo. Siko bimeze? Rero kuri icyo ngicyo wowe ucyahanganye nacyo waje kubwira Imana, icyo cy'ingenzi Yesu aba ari cyarondoramo maze agikore. Siko bimeze? Buriya dufite byinshi Yesu yakora, ariko burya hari ikintu kimwe gusa Yesu yakora amateka agahinduka. Haleluya. Buriya hari ikintu kimwe Yesu yakora muri karitsiye yanyu akagutera iteka abantu bagahindura amagambo. Haleluya. Abantu bakabona kutazashaka ariko nubwo yaba 30 kuko yabivuze ukanashaka. Ntarumuntu nigeze mbwira nababwira ngo burya kugenda mbere ntabwo ariko kugerayo. Hari igihe umuntu ashobora kugenda mbere yawe ariko wagenda nyuma ye ukazamutangayo. Ndabaho urugero, hari igihe umuntu ashobora gushaka afite imyaka 21 akabyara ku myaka 30. Si bishoboka? Hari n'undi ushobora gushaka kuri 31 akabyara, sibyo? Ubwo rero kugenda mbere siko kugerayo mbere. Siko bimeze? Nubwo umuri yavuze ngo nubwo bitameze neza ngo none nejo bikanga, ndariko ntabwo babwibihe Yesu ari hehe, ari ku ngoma. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uracyashoboye byose, uri mwiza Kristo. Iyo uvuze biraba kandi iyo utegetse birakomera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Abagaragu bawe n'abajakazi turabasengeye ngo abarwayi basohore mu burwayi. Turabasengeye ngo abafite ibibazo by'ubukode ubakure mu bukode. Turabasengeye ngo abafite ibibazo bitandukanye ubabere igisubizo gukura Imana ishobora byose. Turasengeye ngo buri muntu wese gukimubabaje ukora icy'ingenzi, izina ryawe rihabwe icyubahiro gukura Imana ishobora byose. Turabizi ko hari icy'ingenzi ku bakobwa wakora ibintu bigahinduka. Turabizi ko hari icy'ingenzi wakora ku bapapa amagambo agahinduka. Turabizi ko hari icyo wakora cy'ingenzi ku babyeyi amagambo agahinduka. Turakwinginze Kristo rero, abarwayi basohore mu burwayi, abafite ibibazo bitandukanye bibasohoremo, abafite ikibazo cy'ubugumbu bahereza urubyaro, abafite ikibazo cy'ubushomeri bahereza akazi, mu izina ryawe Yesu Kristo. Erebo rastikare wa yasabevo, zina ryawe rawe erebo reva. Mana ishimwe cyane kandi tugire neza, icyubahiro nikibi cyawe iteka ryose, kandi imbaraga no gukora kwawe bibane natwe twese kuko Imana ishobora byose. Turagushimiye ko hari aho dukuye kandi ko hari aho dushize. Turagushimiye ko hari ibyacu byapfuye ariko none aho ukaba ubihaye ubuzima mu izina rya Yesu. Aya mashini wowe tuyakomeye nta wundi, izi mpundu nowe zibereye, zina ryawe rihabwe icyubahiro kuko Imana nziza. Komeza kubana natwe no kutwitaho kandi utugire neza niko ruteze mu izina rya Yesu. Amen. Imana bahereze umugisha kandi bagire neza, mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana mashini